Aho nshuti bavandimwe twongeye kubaha ikaze ku Mucyo TV, tukaba twongeye kandi kuza kubana namwe no kuganira namwe, kandi tukaba dushimiye n'abantu bose babashije gukurikirana ikiganiro cyacu twakoze, mugakanda subscribe, mugasharinga, mugatera n'amakomenti. Thank you so much. Mwatweretse ko muri kumwe natwe kandi mudukunda. Mukomeze mukandi subscribe. So nkaba ngifite umugisha wo kubana na mukozi w'Imana. Tukaba twongeye kumuha ikaze. Karibu kandi ku Mucyo TV, kandi tukaba dukomeza ya topic yacu kubera ko twabasezeranyije ko turi bubahe part 2. Karibu. Murakoze cyane, turasuje mwese aho muherereye. Ku mazina ni Muhire Alex, twongeye kugaruka kandi kugira ngo dukomereze aho twari tugereje ibiganiro byacu. Imana ibahe umugisha kongera kudutumira. Murakoze cyane. Tuguhaye ikaze. Tukaba dukomezanya na ya topic yacu y'urubyiruko, nkuko twabivuze ko urubyiruko dufite ibintu byinshi turimo biri kudukwega, bikaba byatuma tutabasha kugirana n'ubusabane n'Imana. Iyo topic turiho. Kuba mu Mana ni byiza. Twinjiye muri topic yacu. Turavuga ngo hariho abantu twaje tuva nko mu bihugu biriya byacu twavuye mu byo muri Afrika tukaza hano, ariko muri biriya bihugu byacu byo muri Afrika twaba turi kuri twarasengaga, twagiraga ubusabane n'Imana. Twari tuzi Imana niki, twumvaga uburyohe bw'Imana, ariko twarangiza kuza muri ibi bihugu bindi ugasanga bwa busabane twari dufitanye n'Imana ntabwo tugifite. Uzubyumva gute? Niki kiza gituma abantu bamara kugera hano bagasa nkaho nimba navuga ngo ni ugucika intege, nimba twavuze ati ni imirimo myinshi ituma abantu bahuga ntitubashe kuboneka, uzubyumva gute? Ni nk'ikihe kibazo kiba gihari? Icyo ni ikibazo cyiza kandi tugomba kuganira, kuko muri Afrika nuvuga ngo turaza noneho abantu babanye nuko ngo basenga hamwe bakisanga amastate atandukanye. Noneho bisanga amastate atandukanye, rero ibyo bikagora kuvuga ngo wa muntu mbese abasanze ngo bamenye yarasengaga yarinde wa muntu. So ugasanga ku bwinshi benshi barahinduka. Wenda icyambere novuga ngo umwanzi wa mbere dufite ni umwanya. Tugeze hano umwanzi wa mbere twagize ni umwanya. Umwanya urabura. Kujya gukunda Imana biroroshe, no kuyanga biroroshe. Ati gute? Gukunda Imana biva mu kuyegera. Uko uyegera ugenda usa nayo, kandi uko ugenda usa nayo ugenda ukunda ibyayo, kuko uri kwakira ishusho yayo bikaguha gusa nayo. Noneho wamara gusa nayo ugakunda ibyayo. Ni ukuvuga ngo twikuye ku Mana, turetse kwegera Imana, ni ukuvuga ngo twokomeza dusa natwe. Nimba umuntu reka tuvuge yaravuye muri Afrika asenga, wenda hari urwego yaragezemo rwo gusa n'Imana, kuko inzego si izo kugera ku Mana, nizo gusa n'Imana. Ni ukuvuga ngo nimba ari kuri etape reka tuvuge ya 5 yo gusa n'Imana, yashika hano akareka bijya yakoraga. Nimba yarasengaga akareka gusenga, kuko birizi tugira ngo dusenga ubudasiba. Kubera ko tugomba gusenga ubudasiba ni intwaro. Ni ukuvuga ngo birizi natubwira ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. So ni ukuvuga ngo nayo iri mu ntwaro mu gusenga, hari n'intwaro dukoresha. Ni ukuvuga ngo iyo turetse kwa gusenga bwa busabane twagiranaga n'Imana, ni ukuvuga ngo n'umwanzi utwinjiriye uwo ngo abagiye kumara ubumana muri twebwe, dutangira kubona ibintu nk'ibisanzwe. Ikiduhesha kubona ibintu nk'ibidasanzwe ni ishusho tuba twambaye. Nimba wambaye usubiye muri ya shusho y'ubuzima bwa kera, kuko umuntu wa kera uko yarabayeho adasenga, yarabayeho adasoma ijambo, mbese yarabeshejweho gusa n'iby'umubiri. Noneho ugaza muri kino gihugu ugatangira kubeshwaho n'iby'umubiri gusa, noneho ugaha gusa umubiri. Muri Afrika warasengaga, kandi ntiwasengaga kugira ngo urye,
ntiwasomaga ijambo kugira ngo urye, warabikoraga n'ubusabane twari dufitanye n'Imana. So tugeze hano rero umwanya tunanirwa kuwujera, kuko hano bazakubwira ngo urava muri shift imwe uje mu yindi ubona ifaranga, ariko muri Afurika utuzi si cyane. Urebye nuvuga nkanje sinigeze nkora muri Afurika, mukuru wanje yarakoraga tukagira umuntu twishurira inzu, noneho akaja gushaka gusa kurya, kandi tukabona nta mpamvu yo gukora kuko turagenda niki ducuruza, nta bucuruza dufite, nta kazi, turacatwiga. So biragoye hariya wenda umwanya nari ufite wose kubera sinumvaga impamvu yo gukora. Tugeze hano rero isaha ifaranga, noneho amamodoka ugasanga umuntu karakora ngo agure imodoka. Wenda notanga nk'urugero rutoya, igihe nashitse hano nuko ngo nagiye ku ishuri, noneho iryo shuri rero ugasanga abana twigana muri high school ko baragura amamodoka, akazava ku ishuri akaja gukora, nta kindi ari gukorera atari mbese adakeneye kwishura inzu, atari ko mbese afite ababyeyi bazanye n'ababyeyi bafite bakuru biwe batari kwiga bakora, nuko ngo bishura inzu bakishura ibintu byose, kandi urabizi ko hano high school ntibishura. So niki yashakira ifaranga agura imodoka, none nkagenda n'amaguru, ariko wa mwanya mvuye ku ishuri naje nkaje gusabana n'Imana. Mbese nakikishije yuko umwanya wanje n'Imana nagiraga muri Afurika udakugwaho n'ikintu cyacu cyose. Kumva imodoka ntacyo bimbwiye, kwitunga nagendaga n'amaguru, suko nari mbuza abantwara, nari mfite pamudogo, nari mfite abadutwara ku ishuri bari bahari, ariko ngahitamo kenshi kuza n'amaguru kugira ngo ngende vuga ubutumwa bwiza bwabusaba, kugira ngo kijya kintu yarezo n'Imana. Numvaga nta Mana nyine nta buzima. Uje mu kazi, uve mu kazi ujyame usubire ku ishuri, nimara wibwire yuko uri kubaka umuntu w'indani, kandi ga muri Afurika warasengaga. None se umwanya wasimbujwe niki? Amashuri arahaba muri Afurika tuzi turaba, none se umuntu wasenga yashikano ntasenge, ibyo hari question. Icyo mpita menya aho ngaho nuko abantu batigeze begera Imana ngo bayimenye. Birizivuga ngo ni mumwegere, nimba mwarasogongeye mukamenya ko agira neza, nuko ngo bavuye muri Afurika barasogongeye ko agira neza, tibashobora kumuvaho. Hari ikibazo gikomeye, hari abantu twahuriraga ku misozi muri Kenya, mugahura ku musozi mugasenga, kumva icyabazanye ni dosi, gusengera dosi. Nuko ngo unarebye nyabwinshi abari gusenga nabari gusenga ngo bagera ahantu mu buryo bw'ibifatika. So rero iyo ugeze kuri bya bindi nta cyifuzo ubusigaranye. Nageze hano umushumba umwe arambaza ngo ese kuri umwana mutoya niki kiza gituma ufunga ukamara iminsi ngaho uri mu masengesho uri gufunga usenga? Niki vise ambabaje, ndavuga ngo kumbe kandi niwe wambwiraga ati ngo naririza kukurusha, ngukuza wiriza ngo nje naririje kurusha uko nguko. Nuko nyine yazambwira, noneho arambaza none niki gituma wiriza. None mpita mbona yuko intego yo kwiriza ko umuntu yari ifite ibyishingiyeho by'indamu. Hano muri Amerika nuko ushaka gukira wese yokira, nugukora ukava muri shift imwe ukaja mu yindi, ukaja mu yindi, ukaja mu yindi, amafaranga worunda, kuko isaha na amafaranga. Nturi bugende ngo wenda ngo mara amasaha 8 nutaha umuntu avuge ngo se amafaranga ese wayakoreye hari cyo waronse, nuko ngo buri saha kurinjiza, waba wicaye wakora isaha imwe, wakora iminota ingahe uba wandikishije. Nubwo utaha umaze isaha yo arabizi ko hari akantu winjije. So rero wareba, none narimvuze urugero rw'abantu twahurira ku musozi, ugasanga bari gusenga, baba mu masengesho bakarira bakazindukira mu gicuku, ariko none ugatangazwa nuko bageze hano uzubabwira ko dufite igitaramo, dufite n'abashitsi turi burare mu gitaramo, akavuga ngo ndiruhiye ngiye kurya. None si cyamuzutsaga niki mu gicuku ko atavuga ngo ibitotsi. Ubu nyine uko bisingoma hano muri Amerika ya mu gitondo uko ari woza, none na nijoro wenda abantu baba bataranasinzira ibitotsi bitaraza, none bakananirwa kugenda mu masengesho, noneho uzababyutsa. None kubera ikibibyutsaga bakaja gusenga bagatekereza wenyine akagenda ku musozi. Ariko reba hano dufite urusengero, bene data ni bangahe bazarutahamo? Twaravuze ngo isaha yose ushaka woza mu rusengero. Ni bangahe bazabaza? Ni bangahe uzubona shift irangiye bakaza kuri no musozi?
nta musozi tugira yo kuja gusengera, imisozi ni insengero. Ni bangahe uzobona batonda? Ni bangahe wabonye ngo ndi mu masengesho wenyine tutayatangaje mu banyamasengesho ngo tubone ngo atangaje araje wenyine afashe iminsi ngari mu masengesho? Wenda ubikorera mu kazi, ariko ubusabane bwaragabanutse n'Imana. Uko umuntu arushaho kureka gusenga niko umuntu asubira muri bwa buzima bwa kera. Kandi wegera Imana niko inyota ikomeza kuba nyinshi. Inyota ntabwo izishira, inyota izikomeza ikaba nyinshi cyane. Ba bana bakora muri Zaburi 42 baravuze ngo kuko imparakazi yahagizwe no kwifuza amazi y'imigezi, ngo niko n'imitima yacu yahagizwe no kwifuza Imana. Nuko ngo mu Mana gusa, nuko ngo tuba twumva ariho dushitse, tukumva niho duha. Mbese turi mu isi kumva ari cyo tubura. Iyo umukristo atasenze n'umunsi umwe azumva ari ikintu kinini. Ariko iyo aretse akomeza akabireka akazama ari cyumwera akabimenyera akabigira akamenyero, gusenga kuzamugora. Azatibuka nimba ari mu kirere cya kane, azatibuka mu cyambere. Kijya cyambere niko kuba mu rupfu. Iyo wamenye Imana izi guhubwe ukamenya uko witwara, ukamenya uko ugenda, ukamenya kira kintu cyacu cyose, kuko irakwigisha. Imana niyo bwenge. Turi kugana ku musozo none. Nkuko twabivuze ngo turabizi ko urwaruka rwa hano baba bafite freedom. Urubyiruko rwa hano ruba rufite freedom. Ni ukuvuga ngo baba bafite uburenganzira bw'ikintu icyo ari cyo cyose, gukora ikintu icyo ari cyo cyose bashaka. Ni gute twobakwega kugira ngo basi tubazane mu nzu y'Imana, tuza dusenga tukavuga ngo Mana tuzanira urubyiruko kugira ngo ntirubashe kwangirika. Bari umuntu bacu ntibangirike. Buri muntu ukubwira ngo ngwino uje gusenga, uwo muntu uzamukunda, azabakurutira inshuti izo arizo zose zo hanze. Azaba ariko kuganisha ku kintu cyiza akakanyisha kutacyumva, ariko umaze kugerayo nibwo ubasha kugikwega ukacyumva neza, ukagenda ubyumva unabikwega. Niki twakora? Niki twakora nk'abantu b'abakozi b'Imana, nk'abantu twamenye Imana, nk'abantu turi muri iki gihugu nyine turi kuvuga ngo twaje guhindura? Ni nk'iki twakora nk'abantu nyine Imana yazanye hano, dufite umutwaro wo gusengera kino gihugu Imana tuzi? Nuzutse cyo numva abantu no gusenga cyane. Mu mbaraga zo gusenga Imana zidutuma, kandi tukaba n'umuco. So novuga ngo biragoye kuvuga ngo utanga impinduka udafite, cyangwa se birizivuga ngo ese bazagenda gute ntawe batumye. Tugomba kugera natwe ku rwego Imana idutuma. Yesu yaravuze ngo mbese ngo ibisarurwa ni byinshi, uko bari bose n'ibisarurwa cyane, ngo ariko ngo abasaruzi ngo ni bakeya. Kubera ko ari bakeya, abatumye abatoranye, mbese abari mu butumwa mbese bakageraho bumva ijwi ry'Imana. Wibuke igihe cya Isaya, Imana yarabajije ngo se ninde natuma, habura n'umwe. Ni ukuvuga ngo ifite bakeya bo gutuma. Ni ukuvuga ngo Imana si uko ari bakeya kuko Imana yahamagaye bakeya, nuko ifite abo yahamagaye ariko batemera umuhamagaro, badahari, kibari available. Irabashaka ikababura. Imana yarabajije ngo se ninde natuma, ngo habura n'umwe. Yesaya, kandi Yesaya yaza n'ubundi yari mu muhamagaro, abari wongera kandi kwitaba. Yesaya ari mu muhamagaro, yongera kandi kwitaba inshuro ya kabiri umuhamagaro w'Imana, kandi kera yari yarawugiyemo, yari yarawutangiye. So rero gikenewe ni abantu batumwa n'Imana. Kandi gutumwa n'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 13 umurongo wa mbere, Pawulo akitwa Sawuli, so Barinaba n'abandi bakuru n'abahanuzi ngo barimo barasenga iminsi 3 biriza. Numva abantu baza bashaka mbese ubuzutse. Yesu asiga intumwa yarabwiye ngo nimugende mu cyumba, ntimushobora guhangara isi mudafite imbaraga z'Umwuka Wera. So dukeneye imbaraga z'Umwuka Wera. Turashobora kurureba tukabura uko tugira, ariko tugiye tugasenga, tuzamutse icyumba twese tugasenga, Imana yashobora kuduha imbaraga tukabasha kugira gute guhindura, tukabasha kuvuga ijambo, none tugatuma Imana ikadusohora, Umwuka w'Imana akaba ari udusohora. Kubera ko twisohora, hari abisohoye baje kuvuga ubutumwa bwiza. Mbese imbuto
ibisarurwa birahari ni byinshi kandi kuja gusarura uko biragoye ibisarurwa bihari iyo data yaravuze ngo nta bisarurwa bihari ngo mubishake aho byari wenda twari kwibaza byinshi turabikuraho ibisarurwa ariko yaravuze ngo ibisarurwa birahari ntiyavuze ko bidahari ni ukuvuga ngo abasaruzi nibo bari kubura nimba dufite ibisarurwa byinshi abari hanze benshi ni ukuvuga ngo ni abasaruzi bakeya dufite umugabo ni kuri twebwe ntabwo ari bari ikosa si bari ikosa ni twebwe ni ukuvuga icyo dukeneye ni ubwinshi inama ni ukuri ndabizi ibingibi ndabyizeye iyo abantu basenze haba guhinduka kw'imitima so dusenge imana izaduha ijambo niduha ijambo tuzarishira abantu bakwiriye ni ukuvuga ngo ngomba guhabwa ijambo yampaye nkiri muri Kenya kubwiriza mu mihanda si ryo jambo wenda impa ngeze hano icyo yambwiye kubwiriza ndi muri Kenya mu mihanda ngomba kuza hano ngasenga imana ikampa ijambo ikampa ishurirwa iyo ngiye mpura n'umuntu wari ukeneye rya ishurirwa wari ukeneye rya jambo mbese ijambo ry'imana ritari imbuto itibukira mu mutima wiwe ikagira umumaro ikazana impinduka niyo ubona abantu batangiye kurira izo narabibonye abantu bakarira abantu bakakumva abantu bagashaka gukomeza kuvuga kuko waguye ku bisarurwa nyabyo kandi waje ufite imbuto imana kiravugana nabo dukeneye ko imana ivugana n'abantu dukeneye kuvugana n'abantu nitugenda ku giti cacu tuzavuga nk'abantu kandi tuzavuga ibyo imana itatubwiye kuvuga kandi nituvuga ibyo itatubwiye ntacyo bizabamara nta musaruro bizatanga dukeneye gusenga dukeneye imbaraga nitubona izi mbaraga ni ukuri uzasohoka ntawe ukubwiye gusohoka kandi bazumva ba Petero barasohotse ngo barababaza ngo ese tugire dute aba aribo bababaza ntabwo ari twebwe tugenda kubabwira icyo bari bukore ibo baratubaza icyo bari bukore ni ukuvuga ngo tuba dufite mbese gukoreshwa n'imana ni nkaho utabukoresha ubwenge bwawe ni ukugenda hanze mbese ni uko kuvuga ngo utazi ko biri bugende mbese ni ugusohoka ari uko woherejwe n'imana yonyine ikaguha ijambo ugezeyo ikakuvugiramo noneho nabo rero akaba ari bo bagira gute basubiza bakavuga ngo ese ngirente ukabona umuntu atangiye kure ukabona umuntu akeneye amasengero ukabona umuntu aragukeneye kubera iki wageze ku gisarurwa nyacyo kandi wakize nacyo cyari gikeneye mbese kiri tayari gusarurwa biri tayari impamvu tugenda tukagaruka nta kintu dusaruye ni uko tugenda tudafite ikibasha kukizana ni ukuvuga ngo hari igikoresho tugomba kugikoresha kikakifata kikakizana ariko nk'uko tugenda tutagifite tugerageza kukifatira mbese niko kuvuga ngo reka mvuga aka kantu niko kuvuga ngo nje ngiye gusarura sinzi n'aho ibisarurwa biri sinzi n'aho biri ngiye ntatumwe n'imana ni ukuvuga ngo ni nko kugenda utazi iyo uri kuja tufite direct ariko imana igutumye izibana nawe cyane imana yatumye Aburahamu kuja i Kanani yanamubwira imutwaye iravuga ngo genda igihugu nzakwereka Loti nawe ngo agenderamo ariko Loti si imana yazivugisha Loti kandi Aburahamu igitangaje yageze muri cya gihugu kubera iki yari ari kumwe n'ijwi ry'Imana y'Imana iguhamaga y'Imana ikohereje izibana nawe kandi uzugera ahubwo wakagombye kugenda uzugera ku bantu ngo genda niko yabwiye Pawulo mbese abo nshaka kubwira uzababwira uzabavugisha uzahagarara imbere yabo nshaka kubahagarara imbere nta kabuza kubera iki tuyoborwa n'umwuka umwuka niwe mbese ni ukuyumvira gusa ukagenda nawe ikakubwira urangija genda hano gira gutya ni ukugenda ukuyobora kandi iyo ugeze hahandi ubona byari bikwiriye kuhaba hahandi kavuga abantu babiri Petero mwibuke uyu mugabo ngo witwa Koroneli ngo yagize inzozi noneho ngo agize inzozi ngo abona marayika w'Imana aramubwira ngo tuma abagabo babiri kuri Petero ngo arimo arasenga hejuru y'inzu ngo umwuka aramubwira ngo haje abagabo kandi bari abanyamahanga ntibari bemerewe kuja mu banyamahanga kubabwiriza ubutumwa bwiza ariko batazi yuko imitima yabo yiteguriye kumva ubutumwa bwiza uko imitima y'abari hanze bose yiteguye kumva ubutumwa bwiza yiteguye kubona ingeso zawe nziza kuko birizibwa ngo amahanga azagana umuco wawe ntabwo ari wowe uzabagana bazakugana umuntu wahindutse by'ukuri bazamugana bazamushakisha
ngo kandi ngo abami ngo bazakuzaho ngo ubyukanye kurabagirana. Ni ukuvuga ngo Imana icyo ishaka ni abantu ko batugana. Yabwiye Yeremiya ngo niwakura ibigawa mu bishimwa ngo uzaba akanwa kanje, ngo bazakugarukira ntukabagarukire. Ni ukuvuga ngo abantu batubwiye kure baza, n'Imana yaravuze ngo nimunshaka n'umutima wanyu wose nzabagarura abanyu bajanwe iminyago. Ni ukuvuga ngo bano tubona bajanwe na Satani mu byaha, bari mu bubata bw'ibyaha, Imana izabatugarura nitwayishakana n'imitima yacu yose. So nari mvuze uyu nguyu Petero ngo asanga baricaye, aramwiyegereza aravuga ngo uko umwuka Imana sinshaka kubisubiramo. Rero turi hano ngo twumve icyo Imana yashize ku mutima wawe, icyo Imana yakubwiye. Turi hano ngo twumve ijambo rya Petero. Abantu tubakeneye kukumva, tukagende ngo bakumve. Nugenda uzi ko ufite ijambo ry'Imana yari guhaye uzatinyuke, ariko nugenda nkawe Rose uzatinye, kubera si bakeneye ijambo ryawe, bakeneye ijambo ry'Imana. Kuko Imana iyo iguhaye ijambo iba yarihaye n'abariya kera. Urumvise icyo kintu? N'abari badakijijwe ni ukuvuga ngo hari ijambo yabahaye, nibahura n'umuntu wahawe n'ijambo nawe bizohita bikonekita. Ngo Petero atangiye kuvuga ngo umwuka w'Imana yamabamanukira, barabatizwa mu umwuka w'Imana uramanuka arabasengera, imitima yabo yamiyembo, ubwo bakira ubutumwa bwiza. Kubera iki? Yaje mu gihe bahita bagira gute? Bahura. Undi mugabo narengeye kuvuga namwe mba nsoreje aho ngaho, n'igihe Pawulo ngo yari ajyamye, ngo abona ngo umugabo w'i Makedoniya ngo araza, ngo aramubwira, aramwinginga mu nzozi, aramubwira ngo ngwino dutabare. Ngo Pawulo ahita amenya yuko Imana ishaka ko agenda aho ngaho. Ni ukuvuga ngo ibo baje kwisabira ubutabazi, bari mu kaga, bari mu rupfu, ngwino dutabare Pawulo. Ko batagiye ku mwami w'Abayuda, ko batagiye kuri Kayisari, ko batagiye kuri Kayafa, ko batagiye ku bakomeye, bakagenda kuri Pawulo usuzugurwa, Pawulo umugaragu w'Imana. Aba aribo bumva ko yotabara igihugu, yotabara Makedoniya yose. Uko Amerika kiraturirira, Amerika iri kuturirira, iri kuririra, ni bande bodukiza, ni bande bodutabara. Ibihugu biri mu mwijima biri kuturirira, biri kutuborogera, biri kuboroga. Ariko se ninde ufite iyerekwa? Ninde wumva ijwi ry'Imana? Ninde uri kwegera Imana kugira ngo Imana imuhe ijambo ashire bari abantu? Ninde? Rero Imana si gutegura wowe, n'abarira bategura uko bari tayari. Yaravuze ngo ni ibisarurwa, yavuye mu isi byarabaye ibisarurwa, nta wundi murimo dufite gukora, ni ibisarurwa. Hakeneye abasaruzi, ariko ni bande? Ni bake. N'abagenda wenda benshi bagenda bataratumwe. Ninde? Ngo se bazagenda gute ntabo batumwe? Ni ukuvuga ngo urubyiruko muze dushaka Imana kugira ngo tubashe kureka kuja mu bintu bidafite umumaro, cyangwa se ngo twice ubuzima bwacu kandi tukiri bato. Akanya ushobora kuba turi kubivuga ntubyumve, ariko birashoboka. Ni wowe gufata decision gusa. Iyo ugiye gukora ikintu uzi ufata decision nkawe, uzugira umutimanama wawe ukavuga ngo niki gikwiriye nkwiye gukora. Ariko turagushishikariza ngo ngwino ugere basi mu nzu y'Imana, wumve, uyibwire ngo Mana mvuye muri biriya, none ndashaka ngo nanje niyereke nkubone. Kuko ibintu byo mu nzu y'Imana ni byiza, n'ukuri ni byiza, kandi ikindi tugira amahoro mu mutima, nta kindi kiruta ibyo bintu. Turashimiye umutumirwa wacu wabashije kuza kubana natwe. Imana iguhe umugisha. Agushimira kubw'ijambo ry'Imana tubwiye. Biba bikeneye ko tuganira, biba bikeneye ko twongera tukibukanya. Si ukuvuga ngo abantu ntibabizi, ariko ni ukwibukanya mu ncamake. Wongere kandi ugaruke mu bitekererezo. Gusenga Imana nibwo buzima bw'abakristo, gushaka Imana nibwo buzima bw'abakristo. Nta Mana nta buzima. Rero turabishimiye abadukurikiye. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ikomeze kubana namwe
mu mago yanyu, mu buzi bwanyu, ikomeze ibarindire abana banyu, ikomeze irinde ibyanyu byose no mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Kandi turabashishikariza gukanda subscribe no kudushigikira, musharinge, mutere amakomenti, muzaba mutugiriye neza, mutwereke ko muri kumwe natwe. Rero turabashimiye, bye, naho ubutaha.